ukibuka warangije gukurwamo umwuka, warangije kujya aho ugomba kwerekeza. Shobora kurara utekereza ko nibura uri bubyuke watse imodoka yawe ukajya muri bizinesi ukajya gukora, ariko kubera ko umugambaro w'Imana urupfu tujya turutemberana tukarugendana, ariko iyo Imana yakurinze nta mpamvu n'imwe utabasha kuyereza amashimwe yayo. Ni icyo ngicyo Zakayo TV aba yifuza ku bantu bose mu gihe cyose, mu gihe utekereje ko kurya no kuramuka ari Imana ibikora, natwe tuba turi tayari ko ubwo bushake bw'Imana, ibyo byose wowe wibwira utabitegura Imana itabiteguye, ntacyo wakora Imana itagupangiye. Gusa byo ujya ubyuka mu gitondo ubanza ubwira Imana ngo wakoze kundinda. Shobora kuba uriyo uterura ibyuma, ukaba uriyo uterura amasima, ukaba uriyo buri kimwe cyose ugikoresha imbaraga, ukiyumvisha ko imbaraga ari izawe. Ntabwo imbaraga aba ari izawe, uri umushoferi uri mu rugendo, ukibaza koko ukuriya ugira mu ikorosi, ugakata ikorosi, imodoka igahengama, utwaye abantu bakavamo amahoro, ugahita wimajina ko ari uba wabikoze. Oya, ntabwo ari wowe, ntabwo ari n'ubuhanga bwawe. Iyi saha turi muri studio hari benshi baba barangije gucika amaguru, abandi bagacika amaboko, abandi imitwe ikavaho n'amaso akavamo n'amatwi akavaho. Ariko kubera ko weho ntacyo uba wahaye Imana, Imana ikomeza kubana nawe kandi ikakuba hafi. Noneho rero iyo tugeze kuri icyo ngicyo, hari abantu benshi ubona uyu munsi ku koranabuhanga cyangwa se sisiteme bakoresha, atajya amenya ko iyamuhaye ibyo ngibyo, atajya amenya ko iyamuhaye ubwo bubasha bwo kubaho gutyo, ntabwo ashobora kumenya neza ko ashobora guhindukira ngo avuge ati mwami wakoze. Oya, habwo we abavuga ngo nitwa ndigize. Oya, ndigize se gute? Kandi iyakugize n'iyakurinze ariyo ukwiye kubuhereza iki icyubahiro. Tuje kureba ese ibi byose tubibanza kubera iki? Tubibanza kubera ko hari ubushake cyangwa se ubushobozi Imana iba yagaragaje ku ruhande rwawe. Hari icyo iba yakoze kugira ngo ubeho nanjye mbeho. Waba uri muremure, waba uri mugufi, ureshya nanjye, ufite santimetero 80, byaba bimeze ute? Njya nkunda kubabwira ngo waba ufite ibiganza bireshya n'ibyanjye, wayishima utayishima, icyerekezo ni muri metero 1, ndahandi handi tuzajya. Kandi iyo kimaze kuba kiriya cyerekezo cya metero 1, twese uzacunge. Iyo umukene yakuwe muri uyu mubiri, iri koti twambaye umaze kurikurwamo, umwuka uhumeka rurema amaze kuwisubiza, ndahandi handi twese twerekeza, twese turamanuka tugafata inzira imwe. Yiriya nzira imwe rero, nta yindi mirimo nta n'imigambi tuba tukikemerewe gukora kuri iyi si, nta n'ikindi kintu na kimwe tuba dufite twabwira abantu, kubera ko ibitekerezo byawe biba byarangiriye aho ngaho. Nje gukora iki rero? Nje kukubaza ngo niki cyatumye mu myaka yose wabayeho, njya nkunda kubivugaho cyane. Reba turi mu kwezi kwa 7, uyu munsi dufite tariki 16, kandi izi tariki 16 dufite izuba riba rikora cyane. Muzabisanga mu kiganiro cya mbere nakoze kuri iki kintu. Izuba ribikora cyane ku buryo niba umbona muri rikoti nambaye, njyambaye kora kiri koti naryambaye kora ko imvura yaguye. Iyo muki mu kwezi kwa 7 uba wibaza ngo none se nimba koko turi mu kwezi kwa 7 imvura ikaba iri kugwa, kandi iyo dusomye Bibiliya neza itubwira ko ibihe bihora bisimburana, kandi muzumve neza Pawulo yarabivuze ko ibihe bihora bisimburana. Ariko abantu ntago bashaka kumenya ko bya bihe bisimburana, nubwo bashaka kumenya ko umunyarwanda yaravuze ngo inzira ndibwira umugenzi iyo yabwiraga umugenzi. Uyu munsi wa none wagombye kuba uvuga ngo Mana we ndagushimiye. Mpamvu tuvuga ngo Imana turayishimiye twe muri bino bihe turimo, nuko twe dufatira ku by'abakozi b'Imana bagiye batubwiriza.
abakozi b'Imana bagiye batubwiriza, abahanuzi batubwira ko imvura izahagarara kandi inzara izabaho. Kino kiganiro ndakigaruye kugira ngo wowe utaragikurikiranye, ushobora kuba uri mu kazi kawe, wari utwaye imodoka, dukundwa n'abantu benshi, ushobora kuba warigenderaga mu makorosi atandukanye, ariko uyu munsi wa none tugaruye ikiganiro kivuga ngo ni iki cyatumye imvura ihagarara, imvura ihagarara mu minsi yatambutse, twagera mu kwa gatandatu no mu kwa karindwi imvura ikagwa. Nawe byibazeho, ibaze kuri icyo kintu. Ni ikihe kintu cyatumye izuba rihagarara mu kwezi kwa karindwi? Ese ni bwa buhanuzi abantu bahanuye ko mu gihe gikwiriye inzara izabaho? Wibaze nanjye nibaze. Nugera muri komenti uzanyandikira umbaza icyabiteye. Shobora kuba ndagisubizo mfite, ariko nge nagendera ku byo abakozi b'Imana bigishije, bari mu mwuka w'Imana, bari batavangiwe, bari batarimo imbaraga z'abiki gihe, bagiye batubwira ko hazaba inzara. Shoka ko iyi nzara twahura nayo mu uyu mwaka wa 2025 ndetse gukomeza 2026. Noneho ariko tukajya twibuka neza ko hari umuririmbyi waririmbye ngo ikimonyo kijya kimenya kwihunikira. Ikimonyo kirahunika mu butaka, ariko nawe ushobora kuba utarabashe guhunika. Iyo tuvuga guhunika, ushobora kwibaza ngo nagombye guhunika iki? Hari ibyo kurya ushobora guhunika, ariko inzara yatera bya bindi byo kurya bigashira. Byashira tugasigarana ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana mu gihe gikwiriye, kitarimo abikigi, kitavangiye ngabikigi, rya jambo ry'Imana rikadutunga. Iyo tuvuze ngo ijambo ry'Imana rizadutunga mu buhe buryo? Ni cyagiye akariba kawe kazaba kakamye. Bene data, babasha kumva neza uburyo akariba kawe kazaba kakamye? None kakariba kakama kubera ko ndahandi ufite ibyatsi bizuma. Abakozi b'Imana barabihanuye, ibyatsi bizuma, insina zizaraba, nta gitoki kizabaho, nta nubwo uzajya mu murima ngo ubone miteke, nta n'igishe kuzabona mu sambu yawe, kubera ko ubutaka buzuma bukakare. Noneho rero mwe muri kwibaza kuri ibyo bintu abantu bahanuye, ariko abantu ntibashaka kubihereza agaciro ngo bamanze bahuze ibintu. Ni ikihe gitumye imvura igwa mu kwezi kwa karindwi? Tuzi neza ko imvura yagwaga mu kwezi kwa munane. Imvura yagwaga icyo gihe yabaga ari insindagira bigega, abantu bahunikaga amasaka, abandi bagahunika ibigori, abandi bahunika ibishyimbo, abandi bahunika amajeri. Noneho uyu munsi wa none n'ubutaka ndi bukikera, abantu bahunitse iki? Mwahunika ijambo ry'Imana, mwahunika ijambo ry'Imana. Twe tubabwira ibihari, kuko nusoma Bibiliya izakubwira ibyo abakurambere bakera bigishaga n'ibyo bavugaga. Usibye nabi ijambo ry'Imana, uzareba abami bakera barahunikaga. Weho urahunika iki? Wakwihanganye urambona muri rikoti kubera ko imvura yaguye. Iko imvura itaguye buranje kukwereka ko ibihe byahindutse. Mu kwa karindwi ndamundu wambara igikoti ngiki nambaye, nta handi wamukura, kubera ko mu kwezi kwa karindwi izuba riba ricanye, n'umupira wambaye cyangwa ishati y'amaboko wifuza kuyikuramo ukambara isengeri gusa. None se wowe uri mu biki? Wakwihanganye ukabanza kumenya ngo ibyo ndimo, ibihe byabyo ni ibi, inzira yabyo ni yino, kugira ngo abantu bose bamanze batega amatwi bumve icyo Umwami Imana yasize abwiye ubwoko bwayo. Mujye mwibuka neza, ntabwo Yesu ajya kujya mu ijuru, ntabwo yabwiye abantu ko abasize bonyine, yabasigiye imbamba. Yiriya mbamba rero niyo tugomba gupfunyika. Yari yiki rero? Uzabimbaza muri komenti. Nubwo yagiye kuriya akagenda ubwe, yaratubwiye ati mbasigiye umufasha. None se ari abantu bajya bibeshya bakibaza ngo umufasha ngo ni umugore wawe. Oya, ntabwo ari we. Umufasha Yesu yadusigiye ajya kujya mu ijuru, yaravuze ngo mbasigiye umufasha, kandi uwo mufasha uzabafasha kugenga ibintu byose. Ntabwo
bwari ubundi bwiru yavuze, yadusigiye umwuka wera. Uwo mwuka wera w'iki gihe niwo wakagombye kuba ugenga twebwe ibyo turimo, niwo wakagombye kuba ukugenga, niwo wakagombye kuba ungenga, niwo wakagombye kuba isi yose muri rusange. Duhurira ku icyo kintu, iyo ide tuyihuriraho, kuko iriya ide impamvu tuyihuriraho, Yesu we yaje ku isi aza gucungura abantu mu gihe ngiki yagiraga ngo natwe tureshya guke twigerereyo. Kuko batubwiraga ko wabaga ufite inenge ntabwo yageraga aho ngaho hera, oya, ahubwo umwenda ukimara gutamugwamo kabiri. Claude, nagezeyo ku bugufi bwanjye, nawe muremure ugereyo ku burebure bwawe. Nta mugore wari wemerewe guhagarara aheraho Imana ngo avuge ijambo ry'Imana, ariko kubera ko data wa twese yatubambiwe twagezeyo. Ese uri mu nduki? Uri mu nduki? Ndahari, nawe urahari. Kuba naza uyu munsi wa none tukabasha kuganira kuri ibi bintu, nje kukwereka ko ibihe byahindutse. Abanyabwenge bari mu bushakashatsi bakabeshya ngo ikirere ngo cyegeye inyuma gatoya, ngo kugira ngo izuba rigabanyuke, ngo haze ubukonje, ngo buvanze ngo n'ubushyuhe. Oya, baratubeshya. Ahubwo ibintu turimo twe turabaza ngo niba ariko abanyabwenge babibonye ko ikirere cyegeye inyuma, none ko ubwo bwenge Imana yabutanze mu gihe ngiki, hago turagira ngo abantu bakanguke. Mukanguke, mwarayobye ibintu, mwarangije kuyoba, mufata ibintu by'Imana mubifata ngaho ari ibiryo byo kurya iwanyu. Kandi ibi bintu by'Imana iyo somye Bibiliya ikubwira ko aribwo buhanuzi butavangiye, noneho yamara kukwereka ko aribwo buhanuzi, ucunga abahanuzi bahari b'iyi minsi. Hari abahanuzi b'abasatuzi bari gusatura, noneho bamara gusatura bo bakaza bakagwanurira ngo umva ngo iravuze, ngo ivuze iki? Ivuganye nawe iki? Umuhanuzi twemera ni umuhanuzi uhanura arangiza agafata Bibiliya, ubuhanuzi bwe bugahuza n'ijambo ry'Imana. Weho kuhari uyu munsi wa none ukaba uhari, urareba ibi bihe turimo, umuhanuzi aguhanurire ngo Imana iguhaye imodoka, ngigwaye etaje, kandi nda n'igihumbi ugira mu mufuka, nta n'ijana rimwe ufite mu mufuka. Abana baburaye, kandi kuba baburaye wowe ufite ibyiringiro ko nujya kwa runaka ushobora kuhabona icyo bita ibiryo. Yego, nawe uragerayo kandi ni umunyamasengesho, murasengana, ibiryo agahita bifata akabikubita mu cyumba kugira ngo utabiryaho. Ese wibaza neza ko ubwo buhanuzi umuhanuzi yaguhanuriye ufite bihe byiringiro ko uzabigeraho? Nge umuhanuzi umwe yambanuriye ambwira ngo uzabona umugore ushaka ngo kandi mwiza. Arambwira ati kandi nyuma y'ibyo ngibyo izakubakira igwereza aho gutura, kuko Imana yari izi neza ko ndamufiteho gutura, yarabikoze. Cyo ndukari bibiri narabibonye. Uwo niwe muhanuzi ngewe nemera, kuko yarambanuriraga arangiza agahita ajya muri Bibiliya agasoma Bibiliya, ngumva ikivuganye nawe, ngahita ndega amatwi ngacyumva kivuye mu jambo ry'Imana. None wowe bari guhanurira ibintu bidashoboka, bakaguhanurira ibintu bitahari, bakaguhanurira ibintu, umva, jya mu nzu y'Imana, jya mu nzu y'Imana, vaho ngaho mu mashyamba uze dusenga Imana. Mu nzu y'Imana ni heza. Iyo ugiye mu nzu y'Imana wasanga ibyo kurya, wasanga ibyo kunywa, buri kimwe cyose kiba kihari. Bya bindi abakire bakubwira ngo ndarya ifiriti wisanga mu nzu y'Imana, bya bindi abakire bakubwira ngo ndarya inyama itetse neza ubisanga mu nzu y'Imana. Ninde wakubeshye ko umuhanuzi azaza gushaka 5,000 akaza akaguhanurira ngo Imana igukijije sida? Gute se? Gute gutakubeshya ibyo ngibyo? None si aho wabereye k'abantu benshi bagenda, utagiye kwa muganga ngo aguhereze ku muti wa sida ukugabanyiriza uburibwe n'uburyane. Twari tumufite, twarasenganaga akajya avuga ngo Imana imukijije sida, ngo Imana yamukijije sida. Umunsi umwe agiye gupfa hejuru yo kuyoba, akayobera mu bintu byo kumva ko ubuhanuzi bwe hari aho Imana igomba kumwerekeza. Mwene data, reka nkubwire, turi hamwe, ariko nubwo turi kumwe
banza urebe ukunda ibihe byahindutse, nurangiza wipimira ibihe byawe, kuko umwana w'umuntu ashobora kumenya igihe yavukiye, akamenya n'imyaka amaze, ariko ntabwo abasha kumenya imyaka azakurirwaho mu mubiri. Ushobora kubara ngo mu mwaka wa 2027 inzu baka etaje, ugapfa muri 2025 ku bunani. Ibaze nawe ku tariki ya mbere ukaba urapfuye, kandi wowe ufite bije n'imishinga, ukibaza ngo none ibi byambayeho ni ibiki? Nyamara nubwo turi kukubwira ibi bintu, tubikubwira twe duhamanya n'ijambo ry'Imana icyo rivuga. Nakubwiye ngo ikimonyo kimenya kwihunikira. Ikimonyo nivuga ikimonyo ni ikinyomonyomo, kimenya kwihunikira, kimenya aho gihunika, kimenya kujyana ibintu mu buvumo byo kizarya, kimenya nuko abana bacyo barya. Ariko wowe urabyuka mu gitondo, ubyukira muri kabari, ujya gusoma icupa ryawe, urinugune, numara kurinuguna, kandi aho ngaho mu rugo iwawe abana bagiye mu mirire mibi, abana bagwaye bwaki, umwana ari kureba gutyo umusatsi wacuramye, amavunja aramwishe, niba uri mu nzira wameshe, wateye ipasi, wakarabye usa neza, nunyura mu nzira abantu bavuge ngo uriya muntu ngo yabayeho, ngo kubera ko ngo tubona ngo yakeye, ngo kandi mu rugo abana uri muri kabaruru, ukorera muri kabaruru, umugore uri gutaha nijoro, nduzi uko abana bakarabye, abana bafite umwanda, abana ndi bamesa, abana sinzi ukunda ubasa. Wowe nurangiza kubera bya bindi byawe bikurimo, ugaragare nk'umukire. Umukire wa hehese ufite ikisi, wambaye ubusa, nda myambaro wambaye ubushwambagara, kandi ubu bushwambagara wambaye uko biragenda kose byanga byakunda, Imana izazi kubaze ngo ko naguhaye urubyaro hariho abarubuze barabaye ingumba. Ni impamvu kiriya rubyaro rwishishije inzara, ukaba urwigishije amavunja, ukaba utumye ubuzima bwabo bujya mu kaga, nurangiza ubaye umuzigo kuri leta. Kandi buriya leta igitubwira ngo nubwo mwasenga, ariko mwibuke ko mukwiye gukora imiryango yanyu ikabaho. Yewe uri hehe? Kuki Imana muyifata ngasiko? Imana ukayifata ngasiko wanyu? Imana ni data wa twese, ariko iratubwira ngo tugire ubwenge, nitubura ubwenge Imana izatureka. Ese wewe wibaza neza ko aho ngaho wicaye muri karitsiye utuyemo, wibaza ko aho utuye ariko ibyawe biba biri byiza cyane? Wibaza neza ko kuba wafata abantu ukabagira nabi bakabaho mu buzima bubi, wumva ko ari ibintu binejeje Imana? Kandi Imana yarakubwiye ngo byarawororoke nk'umusenyi wo ku nyanja, ariko abana yaguhaye ukaba unaniwe kubarera. Bibiliya itubwira iki? Kwifuza k'umugore kuva ku mugabo, kubera ko nimba umugore umukuye iwabo, ni umwana w'umukobwa uragiye uramurambagije, ababyeyi baramuguhaye, barakuririmba, itorero riragushyingiye, warangiza wa mugore ukamwica nabi, byanga byemera uzabibazwa, kubera ko ho yavuye yarameze neza, yararyaga agasagura, buri kimwe cyose akakibonera igihe. Niyo mpamvu ubuzima bw'isi abantu ntago bajya bamenya icyiciro barimo, ariko iyo usenze Imana ikubwira ko byanga byemera izakugirira neza. Yiriya neza ikugirira rero, yiriya neza ikugirira, ushobora kwibaza ngo iyi kugirira kubera ko yabuze abandi yigirira, ahubwo iyi kugirira kugira ngo ejo hawe hazaza izajya ibona ko wayishimye muri ya neza yakugiriye. Umuntu nagira iwawe ashonje umugaburire, kubera ko yabiguhaye, ariko we ntabwo yahise abona bya biryo, hari ikintu abura mu buzima bwe. Twaje hano kugira ngo tuganire, nabizi mujya mumbwira muri komenti ngo mvuga amagambo ndeshya nayo, nayo ndabyemera ndabyemera, kubera ko njya mbona wenda abantu banezerewe banyandikiye ati komerezaho, abandi ngo uvuga amagambo reshya nayo, abandi ngo ndabwo tuzi ngo ukundu ngo systeme oya gutese. Ngewe waba uri muremure waba uri mugufi, icyangombwa nuko wubaha Imana. Wubaha iki? Wubaha Imana. Kandi iyo wubashye Imana uko byagenda kose, hari umuntu wanyandikiye muri komenti
ngo ndeshya na kano gatelefone mvite mu ruko kabona. Kandi aho ngaho muri komenti amaze kunyandikira gutyo, nanjye naramubajije ngo ni gute naba ndeshya n'aka gatelefone, nawe ndebe ngo ndeshya n'aka gatelefone. Abishyize muri komenti. Niba nubashye Imana mu byo ngora, mu byo mvuga, ndi muremure. Kandi nizera ko ndi muremure. Nizera ko igihe nikigera nk'uko Bibiliya ibivuga, nzareshya nawe. Itubwira ko tuzasimbuka nk'imbara. Mana ishimwe cyane. Yari Zakayo TV muri kumwe mu kiganiro. Uyu munsi nje kukubwira ngo pima ibihe byawe urimo. Teganya gihe ndiri kubeshye. Iteganya gihe ndiri kubeshye, ngimvura ngizagwa, ngizuba rizakora. Teganya gihe ryatubwiraga ko mu kwezi kwa karindwi izuba rizaba riharari ryinshi. Ariko baratubeshyaga. Niyo mpamvu ubwenge bw'abanyabwenge Imana izabuhindura ubw'abaswa kugira ngo Imana yacu yabwe icyubahiro. Bitabaye ibyo, abanyabwenge badushuka tukemera. Ubu ngubu nibiteganya gihe ritubwira ko mu mbeshyi izuba rizakora ryinshi, mu kwa karindwi imvura ikagwa, wakomeye Imana amashyi ukemezanya n'abahanuzi ko ibyo bakubwiye bizasohora, kwinzara izakurya, kutazagira icyo wisaguriza, kubera ko byanga byakunda mu gihe cyawe urimo, mu gihe cyanjye ndimo. Imana ishobora gukora ibitangaza byayo. Yishatse yahagarika ikirere, mwarabibonye muri covid. Imana yahagaritse ikirere, indege ndizagenda. Birashoboka byose. Imodoka zirahagarara, amato yo mu nyanja arahagarara. Ariyo mpamvu dukwiye kubaho tubwira Imana ngo niweho umugenga w'ibihe byacu.